Imana pe indimo ndayizeye ngiye dushobora kuba tutanavuganye Imana pe ikanyereka rezo zawe ati David araguhamagara umuntu witwa David araguhamagara cyangwa umuntu wo muri kino gihugu araguhamagara yego umubwire gutya na gutya na gutya ari Imana ikubwiye Imana ibimbwiye aho kantu katubwire neza tubwire nk'umuntu Imana ushobora kubura ampamagara Imana ikambwira ati runaka araguhamagara umubwire gutya na gutya nimba ari mu Rwanda ndamenye ibyo ndagira ute ndakubwira urumva ndamenye n'ibyo ndagira ute ndaguhanurira yego kuko n'Imana iba yagize ute yansuye sibyo kandi bitewe n'ukuntu ngize utembanye nayo nkunda kubwira abantu ngo mukorane ubushuti n'Imana ariko telefone Imana no kugutabarira gutabara njye mfite umupapa ejo bundi yampamagaye kuwa 4 turasenga yampamagaye kuwa 5 yampamagaye kuwa 5 ndavuga ati ariko uyu muntu ko yatitirije akampamagara ndamuhamagara mpita muhanurira ubuhanuzi butatu no hanze ejo avati yego Imana imubwiramo akazi kuwa mbere yakinjiyemo ngo wiki kuwa mbere yakinjiyemo ariko nkubwire ngo nkuzana ijambo rivuga ngo ico yanditse yagize ute yaracanditse nta kizatuma izina ryayo ritukwa no kubikora izabikora kandi je kubikorera kwiyubahisha ni by'agaciro gakomeye kuduhitamo no kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njyewe nitwa David ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umuntu w'Imana umukozi w'Imana umwana w'Imana umuhanuzi w'Imana ikiruta byose akunda Imana n'abantu yitwa Julienne cyangwa se Mama Olga ubu ngubu nice mu karere ka Burera mu murenge wa Kidaho murenge wa Cyanika ariko ahantu hazwi ngo mu Kidaho iyo uje hano mu Cyanika ugiye kujya muri Uganda ubanza ugaca mu Kidaho na ahantu hazwi cyane hanyuma tugiye kwivugira Imana tuvuga ibintu n'ibitangaza Imana yagiye ikora twivugira ijambo ry'Imana muziko neza nk'uni ijambo ry'Imana ariko nanone turaza kumva niba Imana iribuze no kutubwa mu buhanuzi icyo mbabwiye cyo muri iki kiganiro nta kintu muri buze kuburamo cyane ko nugikurikira Imana iribuze kukwereka ibikomeye Julie ndakwakiriye murakoze cyane twaganira ibintu byinshi ngo nankwakire neza banza dushyira imbere y'Imana ubundi twivugira Imana Uwiteka Imana ushoboye byose urera kandi urakiranuka tugushimiye kuri Imana yaturinze tugushimiye kuri Imana yemeye gukingura imiryango Kristo turagushimye ubwo twaturyamye dushizweyo duhezgejeyo ntabwo twari tuzi ko twakanguka nyamara hari habinyagambuye biranga ariko twebwe waduhaye burinzi n'imbaraga n'imbabazi zawe waduhaye andi mahirwe yo kongera kukwizera izina ryawe nirishimwe tugiye gutangira kino kiganiro reka amaraso yawe mwuka wera yuruka bane natwe imbaraga zacu zibure haboneka izawe kuko Uwiteka Imana ishoboye byose uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera ijambo ryawe uyu munsi ijambo ryambye ngo ico wanditse waracanditse reka amaraso yawe n'ubuntu n'ubumwe bitubeho nukuri abakireba abari hanze abari mu Rwanda abari mu mperenye z'isi abo bose nabasenyeye kugira ngo babashe komezwa nawe kuko Uwiteka Imana ishobora byose ijambo ryawe ribamurikire abari mu mwijima babashe gusohoka bagiye mu muco abakingiranyijwe nko mu nzu z'imbohe hari inzu z'imbohe Kristo z'ibitaro hari inzu z'imbohe zo kubura akazi hari inzu z'imbohe zo ku wa Jesidota inigerere hari inzu z'imbohe zo kubura nyakubaha Imana ibwene gihugu hari inzu z'imbohe hari inzu z'imbohe hari inzu z'imbohe baboheyemo nyinshi hari inzu z'imbohe kudashaka izo zose rekuzibasohoremo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen hanyuma nongeye kuguha ikaze nakari hano kuri Gonarike Plus ariko twatangira ikiganiro cacu neza reka banze nitangira udutangazo dukiya nitangira ku bantu badukurikiye iyo tusoje gukorana n'umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana cyane cyane nka Julienne muzi neza ko nkunda abahanuzi ariko ngakunda n'abantu bavuga ijambo ry'Imana neza by'umwihariko abantu bavuga Imana neza nibo nkunda iyo dusoje gukora ikiganiro ndamubwira akadusigana nimero yiwe kugira ngo umuntu wifuza gusengana nawe abe yamubona ku buryo bworoshye nge shobora kumpamagara ukambura ariko iyo namubwiye akasiga nimero ye mu kiganiro turayivuga turi gusoza ukeneye kumuvugisha amubona mu buryo bworoshye bivuze ngo rero niba ushaka kumva ikimana kuvugaho niba ushaka kumva ineza y'Imana iyo nimero ntuze kuyitakaza icyo usabwa ni kimwe nuko wakurikira ikiganiro cyose ukaza kugisoza hanyuma
niba ugenda ukunda ibiganiro tugenda tukugezaho, icyo nagushishikariza ni ugukora subscribe kugira ngo uzagende ubona n'ibindi biganiro byinshi ujye ubibonera ku gihe, utabibonye ukerewe, ureba abakozi b'Imana nagiye ntumira ku gihe, uba ugomba gukora subscribe. Nanone waba ufite inshuti yawe ukunda wifuriza ibyiza ukamusharinga ikiganiro, kuko bino biganiro dukora ni ibiganiro umuntu aheza inshuti ye akunda cyane. Nongeye mbisubiremo neza, ni ibiganiro usangiza inshuti yawe ukunda cyane. Nawe niba ari umuntu wagusharenza kino kiganiro cyangwa se wakigusangije, ni umuntu ugukunda cyane kandi ukwifuriza ibyiza, bivuze ngo kino kiganiro umuntu agisangiza umuntu yifuriza ibyiza. Hanyuma Julie, Karame, mwaye ikaze na karibu kuri Gonarike Plus. murakoze cyane ndabyishimiye cyane. Ubu ngubu twicare mu majyaruguru mu karere ka Burera. Yego. Muturusha iki? Yewe izuba se ko riri hose. Izuba, ariko izuba riri gutuma amasaka yuma. Burana nubwo azava. Nk'aya masaka ari hano inyuma yawe. Arumye pe? Ntago azavamo umusaruro. Ntago azavamo umusaruro. Gutya kandi yumye izuba ryarayejeje. None se ubwo ukumva yagira umusaruro ari izuba gusa. Iyo ari izuba gusa ryejeje imyaka nta musaruro ubonekamo. Kandi mbona atukurije amasaka. Uzabonekamo waragabanyutse cyane. Kandi mbona amasaka atukurije asa neza. Nese izuba se ritukuza ibintu. Rikanabyumisha. Ubwo amasaka nayawe ko bakumuturanye. Oya. Nangize ngusaba amasaka. Yawe naye. Nawe ameze neza. Hanyuma nitegeye iki kirunga cya Muhabura, ndimo ndakire imbere yanjye, nicaye mu kidaho ngiye kuganira n'umukozi w'Imana Julien ugaragara neza urimo Imana. Muri iyi minsi nsigaye nivuga ati se abantu batazi Yesu babayeho bate? Julien ubona batararwaye bwake agene wowe kabwe ako kantu. Abari muri Yesu bafite ikibazo. Abatari muri Yesu. Abatari muri Yesu bafite ikibazo, abari muri Yesu bameze neza cyane. Nkunda kuririmba ngo warasenze uburiki. Warasenze. Warasenze uburiki byose ko biri mu biganza bya Nyagasani. Gusenga. Kandi hari n'umuntu wavuze ngo nta sengesho ry'iki ry'umunyagaro. Uburi sengesho ryose wasanga no warisenga mu magambo abiri. Iryo sengesho ryose Imana iraryumva. Nkibaza abantu batinze mu byaha batazi Yesu, kandi tuzi ko Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Mubayeho bate? Muze munyareke muri comment. Bararusha. Oya. Bararusha oya, hariho n'abagira. Hariho n'ababa bazi Yesu ariko batagize. Batamusobanukiwe. Gute? Ukabuzi Yesu ariko utamusobanukiwe. Ukamusenga ariko utamusobanukiwe. Ute nyine? Hari ukuntu ubuzi Yesu ukamuvuga ariko atakurimo. Ariko zikari byo koko. Ariko igicaniro kikurimo. Igicaniro kikurimo ni uba ufite Yesu. Kuko nta muntu waba ufite igicaniro aroge. Nta muntu waba ufite igicaniro. Urabizi David Kabaroza aribo bajya gusenga buri munsi. Mbere abantu bajyaga bavuga nk'abantu ngo basa nabi. Noneho umuntu yavuga ngo muri literaniro hari mu murozi. Urumva bakareba umukecuru usa nabi. Ukumva baritanguranyije ngo si ubwo we ngo umurozi ngo ubwo si uburozi yaba yarawukuye. Urumva kandi bakareba wa mukecuru usa nabi bavati yigura uyu niwe murozi wapi. Kandi wa muntu waje wite dufondeta wakubiseho inko wimereye neza utuntu two kumunwa n'iki byose uwo ngo gasanga ari we murozi. Nk'abarozi basigaye ari abasirimu cyane. Ubu rero uwo ni wa wundi uvuga Yesu ariko Yesu atamuzi. Kandi ugasanga mu rusengero wice ku ntebe y'imbe. Ukavuga Yesu utagize ute utamuzi. Abantu bagiriwe nabi n'abantu bene nk'abo turabakomeje tubabwira ati nibihangana. Umuntu wagiye arogwa n'umuntu basengana. Umuntu urozwe n'umuntu musengana. Byose abaga mbizi. Imana iravuga ati ndaje araho. Buriya hari ikintu namaze kureba nsanga nta muntu wapfa kukuroga atakuzi. Sibura byashoboka. Mubujire umbonye bwa mbere gutya nje kugusura. Wakwitekeza kungirira nawe utanzi. Ibyo bintu ntabwo binashoboka. Reka nkubwire impamvu bidashoboka. Umuntu kugirira nabi ni wa muntu kuzi. Kuko na Satani impamvu kugirira nabi nuko abona imbere yawe kari heza. Azi neza ko Imana izagutabara. Ubwo rero na wa murozi ukuroga uzareba David ni umuntu gusenya ni wa wundi mwagiranye ubushuti. Uwo mutagiranye ubushuti navuga iki nazi. Wavuga iki nyine utanziho. Nyine wagiye ugafungura imiryango y'umutima wawe yose. Wawundi mwaganiriye ukamuhicishara mu rugo, ukamuhicishara muri telefone, ukamuhicishara mu mutima wawe. Ni ubona icyo kugusenyera. Hari undi umuhetse kunyitegereza
arambwira ati David wagiye usebanya n'abantu bose ariko hari umuntu umwe mbona ukunda cyane waramutse kubabaje ntago wazigira ubyibabarira nawe nyine aguhemukiye nyine hari ukuntu nyine David arega umuntu akubaniye neza nta mpamvu utamukunda n'umuntu akubaniye nabi nta mpamvu utamwanga sindi kwigisha abantu urwango ariko hari umuntu ukugirira nabi oya na Yesu aravuze ngo nkuna bankuna ariko hari umupasiteri ugeze kubwiriza ngo njye nta mbaraga nabo nazo gukunda abanzi ngo na Yesu narabimubwiye kari akantu karansekeje ngo njye nta mbaraga nabo nazo gukunda abanzi banjye ngo na Yesu namubwije ukuri yego ariko Yesu aravuze ati dukundane ariko nawe ubwo yaravuze ngo nkunda bankunda bakanabanshaka numwete nibo bazagira ute bazambona ubwo rero nta mbaraga zo twagira ute gukunda abanzi bacu Julienne nta mbaraga gukunda abanzi bafite reka mubwenge David buriya ni ukuri pe ngira umutima nta badayimoni ngira mu mutima wanjye ariko njyewe iyo unaniye nkakurekura chance simbizi pe nyine urekura wa muntu byanze kandi nkamurekurana n'ibyo byose ukamurekurana n'ibyo byose nkamuderetinga mu mutima wanjye no mu mugongo no muri telefone nkamuboroka ukamureka umuretse ariko gusa nyuma iyo agarutse muhimbabaza ariko ntabwo kwa kundi twatubanye ntabwo ariko twongera kubana oya arega biravuga ngo niba ukomerekeje umutima w'umuntu ikize yakugiriye ntabwo zongera kukigera nubwo yakwaba ari akajana ariko icyo kize ntabwo cyagaruka ariko David reka mubwire buriya nabigiye no gusenga Imana ikagukebura umuntu nuzamuha icyizere cyawe wamara kumuha icyizere cyawe akagusenya ubwa kabiri ukamuhanda amahirwe azagusenya birushijeho ariko ubwa mbere umuntu nakwangiriza ubwa kakonga akakwangiriza azaba ari wiyangirije cyane hanyuma Julienne reka dukomeze twiganirire umurimo w'Imana Imana yaguhaye umeze ute umurimo w'Imana uri kugenda neza cyane cyane ngiye kuvuga mba nivuga nko ku mpano Imana yaguhaye ngo uzikoreshe zo gusengera abarwayi bagakira za mpano zose Imana bayaguhaye ngo ukoreshe ndi kuzikoresha uko nshobojwe ubwo mara nka kangahe byibura utagiye gusenga ahari numva muri gitondo byukira gusa ibyo byashoboka ibyo sinabishoboka dore uyu Julienne muri gitondo muvugisha ati Julienne bimeze bite ndi mu musozi nagiye gusenga ubyuka ryari ngenda nk'ubu abigenda saa 9 n'ibyuke ngira gusenga saa 9 z'ijoro ukajya mu musozi yego pe uri wenyine ubwo se ntabwo wagira ubwoba nk'ibisimba cyangwa se nk'abajura abagome se hari ibintu byateye byitwa kaci Imana njyewe nkura kuva ati Imana yagutanze nta kitakubaho ariko itagutanze ubu nabanyuramo njyewe nigeze kujya gusenga mu musozi hari saa 8 z'ijoro nkura n'abantu bagiye kwiba ibiti mu musozi yego hasigaye bakongeza n'amatoroshi nanjye nari gukongeza itoroshi nawe uri gukongeza itoroshi ariko ngiyewe ngira ute ndavuga se nanje numva ngize nk'impungenge ngira ubwoba mbese mu magambo make kandi baba ari mu kayira ngomba kunyura ijwi rirambwira ngo genda ntago barakubona ucanye itoroshi oya itoroshi narizimije nagiye ntibambona banyura barakomeza baritemera ntibavuga ngo ye muntu ntibavuga ngo byagenze ute Imana yambye ati komeza uzamuka ujya gusenga aho wari wagendanye n'Imana pe niyo mpamvu ngewe ndamubwira abantu barampamagara hari umuntu yarutse kunyandikira message koresha mikrofone neza yego message ari kuntuka urumva umuntu aherutse kunyandikira message arantuka kandi ngo yarashaka kugira ngo yute musengere anyandikira message cyo ko niba ari iminsi 2 ari gihe umuntu ari genge narababyati telefone yanjye ntabwo ikunda kubihari bazije bagira ute babyihanganira telefone yanjye iribana telefone yawe ntangi imeze neza screen yagize ikibazo rangije ubwo sinzi ukuntu nafunguye byemeye hari ukuntu nyikoresha ikemera nubundi wampamagara kubujye nakandamo gutya bikanga kugira ngo uyifate bikanga kuko nanjye arigiye njya guhamagara nkakubura nuko asigaye arambwira
ngo mbese ubwo mwagiye gusenga ngo cyangwa ni views mwaga mushaka ngo tubwiye ngo nimba ari views mbese yandika amagambo menshi ateye isoni. Umuntu nawe ntago nzi ikindi abakurikiye umuntu uje gutyo urumva nangije ndamubwira ati uza abantu badutegereza uzi ko hari n'umuntu uzana mu rugo akaza akamara umunsi wose kigutegereje ukabanza akihangana ngo ari nk'umuntu uzana mu rugo atanambwiye nkamubwira ati rero nagiye kandi ndataha nimugoroba ngo nta kibazo agategereza ariko buriya nuko Julienne ari ikintu abantu batumva neza maze iminsi ndi kubwira abantu ngo twumve tunareba ariko tunagira ute tunige harimo n'abantu bashaka gukurikira Julienne gutya agaragara bakamukunda kwa gutya agaragara yambaye nk'ubu yambaye igitenge gicoka yambaye neza pe nk'umurokoro yambaye igitenge yambara ikanzu hejuru arayitega afata na mikrofone na Bibiliya ye rwose ntago yigeze ayisiga yambaye neza hari umuntu uza akakwitegereza ukuntu wambaye ukuntu uvuga akaryoherwa no mu kanwa kawe ukuntu uvuga ariko maze iminsi ndi kubabwira ati turebe Julienne tubone ukuntu yambaye dutere commentaire ye gusaho twumve uburyo Julienne avuga ijwi ryiza afite cyangwa se ijwi ribi afite ariko tugerekeye ikintu twige sinzi abantu impamvu bari kubura icyizere niba ushaka Imana koko ushaka Imana kwe kushaka kwita ushaka Imana ukumva ko urayibona mu buryo bworoshye ako kanya dore gite none hari no kwandikira message ngo ngewe ngwewe unahamwe nabonye ko guhamagara ngo ariko mbwira ibyanjye ibaze ngo iki ngo mbwira ibyanjye oyi abantu tumanze twige kano kantu uburiya iyo ushaka Imana ushobora no gufata urugendo wenda uri Kigali ukavuga ati nge Mana nabonye umukozi wawe mu karere ka Burera hari umukozi w'Imana uri gusenga ibintu bigakoreka ngiye mfashe urugendo rwanjye ngiye mu karere ka Burera niyo waza ntumubone ariko Imana iheza agaciro urwo rugendo wagize ute wafashe nicyo cyize cyo kuvuga ati ngiye gushaka umukozi w'Imana Imana irakora Yesu arakora Yesu arakora ariko hari abantu baha Imana agaciro cyane ariko nyewe mwese reka nkubwire David Imana ntabwo ari radio ngo ndayifungura kano kanya kubyo wanyandikira message umuntu ntimunavuganye nta nubwo muvuganye mu muraho mwaramutse Imana yo irahita kubyango ibi nibi Imana pe indimo ndayizeye ngiye dushobora kuba tutanavuganye Imana pe ikanyereka rezo zawe ati David araguhamagara umuntu witwa David araguhamagara cyangwa umuntu wo muri kino gihugu araguhamagara yego umubwire gutya na ari Imana ikubwiye Imana ibimbwiye aho kantu katubwire neza tubwire nk'umuntu Imana ushobora kubura ampamagara Imana ikambwira ati runaka araguhamagara umubwire gutya na gutya nimba ari mu Rwanda ndamenye ibyo ndagira ute ndakubwira urumva ndamenye n'ibyo ndagira ute ndaguhanurira yego kuko n'Imana iba yagize ute yansuye sibyo kandi bitewe n'ukuntu ngize utembanye nayo nkunda kubwira abantu ngo mukorane ubushuti n'Imana ibindi byose zabyikorera uzi Imana yo mwagiranye ubushuti Imana yo mwijuru yo mwagiranye ubushuti ntabwo wakwifuza kugirana n'undi muntu ubushuti kuko Imana ni inshuti itatengo ari ukuntu ugira ikibazo ugaterefona inshuti yawe ariko telefone Imana no kugutabarira gutabara njye mfite umupapa ejo bundi yampamagaye kuwa 4 turasenga yampamagaye kuwa 5 yampamagaye kuwa 5 ndavuga ati ariko uyu muntu ko yatitirije akampamagara ndamuhamagara mbita muhanurira ubuhanuzi butatu no hanze ejo avati yego Imana imubwiramo akazi kuwa mbere yakinjiyemo ngo wiki kuwa mbere yakinjiyemo we yarahamagaye buna abantu babyumve neza nuko hano mwumve makano kisomo we yarahamagaye arakubura arambura arakomeza aratitiriza ariko ndanyuje ndavuga ati bure cyari cyo gihe rero cyangwa gufatisha cyari cyo gihe kandi amaze igihe pe ari kumpamagara hari abantu bategereza Imana muri ndavuze ngo umaze igihe ntegereje Imana arampamagara ariko ubwisaha yaragize ute yageze arampamagara ndamuhanurira ndavuga ati Imana iguhaye iki akazi kumugisha kihuse nabyo ati ikimenyetso Imana yampaye nuko ukora impanuka kandi utazi igikoresheje ati nibyo mbese ubwo twavuganye byinshi ntabwo nshaka kubitangaza reka tutinde kwa kino kintu kuntu Imana yagucishijemo ubuhanuzi bwe hari kuwa 4 kuwa mbere kuwa 5 ni kuwa 5 yabinshishijemo kuwa mbere yinjira mu kazi kandi byari byaranze abantu bumve muri somo rivuga ngo ushobora guhamagara Julienne ukamubura
ariko tuje tumenya ko ibintu byose bibe Imana iba yagize ute none njye naramubwiye ntihangane telefone yanjye igira gute igiraga ikibazo ngo none umupapa ukuze nta kibazo ngewe naragutegereje ntihangane ati nta kibazo turasengana Imana itumuhereza akazi ubakicaye mu gitondo twavutse turavugana mu gitondo yabyutse akubwira ati noneho atira haleluya nyinshi nabonye akazi yewe yarabimbwiye ati yarambwiye ati kwa mbere nimba ari kwa kangahe yahise ampamagara ati bampamagaye ngo njye mu kazi ariko twasenganye ati none ubu twatutse turavugana ubu twabaye abavandimwe yabaye nk'umubyeyi wanjye Imana ishimwe buriya abantu nuko batari gukuramo isomo bivuze ngo nta kintu cyose cyatugeraho Imana itagize ute itabyemeye kandi buriya niba wenda wowe ufite icyifuzo cy'uri gusengera hari ukuntu Imana imanza igafasha undi muntu ibyo bigiye gusubizwa mbere yo vuba barangiye sinzi ko nabibabwira ariko abantu mumfashe mu byumve neza abantu mu byumve sinzi ko nabibasobanurira ushobora guhamagara Julienne ukamubura wewe ngiye kuntu mbyumvise ariko Imana ikabona nta kintu muri ako kanya nta makuru yawe ishaka kuguhereza ahubwo izayaguheje ikabanza kohereza wa wundi Julienne akafata wa wundi Imana igiye guheza iki amakuru y'ako kanya yego aho ngaho ntekereza ko mubyumvise neza abantu bankurikiye mumfashe reka umwana mwiza nutegereza ategereza ibiryo umubyeyi yamugeneye yego kandi no guhamagara Julienne mukaganira gusa nta kintu Imana iri bukubwiye numva icyo kintu kitaye kiza kuko nta kintu Imana ikorera mu gihombo nta kintu Imana ikorera guhomba yego njyewe ushobora kumbura Imana ifite n'abandi biri gufasha noneho ukagira ngo nuko ngo ntago yewe abantu bajya muri comment bakandika ati ni views ntago ari views twa dushaka kwamamaza izina ry'Imana muri comment wabareke bamubwiye bari muri comment wabareka bariya hari n'igihe bari muri comment b'abantu muturanye musengana basanzwe bakuzi bakugira amashyari baba muri comment wone ukajya batinda bariya baba muri comment umuntu w'Imana uzimana ntago yagenda mwandikira comment abenshi ni nka abantu bamuturanye musengana bakugira amashyari nka wa muntu wanyuzeho hari ukuntu utamuka utabonye umuntu ngo n'ubundi ngo yaca ntiyasuhuza ukurabizi na Yesu yagiye mwije abantu bose batagize ute batabyishimiye baba mu comments bakajya batindaho bariya na Yesu asize atabirangije buriya hari ukuntu mutinda ku bantu bo muri comment oya ngereka mu bye David oya kiba yandika no muri comment agatukana pe ariko ntaje kwandika inbox kuko ngiye kunduka inbox nta mutima ngira mubi nta satani ngira yibagirwa ko kandi umuntu w'inshuti yawe wagize hana kayitatira nka nimero asanzwe zitazi hari n'abahetazi baba bari abahetazi banyinyina abanzi banyu bano sigira ngo nge nta banzi ngira na none ariko ngereka mu bye ngo bakabona nazanye umukozi w'Imana nga mama woruka bakabona ndi kuganira nawe kubera ko banyanga nanjye urumva bakaza akavuga ati reka tumanura amavuta ya mama woruka kandi ntabwo ibyo bintu byakunda ntabwo ndamubwira abayivuga nabi bayibeshera cyane abagira inama bakarekeraho kuko iri muri twebwe n'iki tubwira ni imirimo myiza igenda ikora no baba muri comment uburyo bareka rwose ahubwo ujye ureba Imana iri gukora iki kuko rero mu bye David mu kidaho ushobora kunyanga Musanze akaboneka bankunda Musanze wanyanga Ikigali nkabona bankunda wanyanga muri Amerika nkabona bankunda wanyanga Buganda nkabona bankunda ubwo rero iyeri dapfa iri muri twebwe ni iki tubwira weho ibyo nubitindeho na Yesu yavuga gukiza mwabura mudugudu yaba atarawusohokamo bakahita bamurwanya akavuga reka ko ntanga ari umwana w'Imana reka akagenda agakiza hari abamureba David akanguye ubuhamya gatoya umuntu yampamagaye mu gitondo ati mama woruga umeze ute ndavuga ati meze neza ati sha mama woru ati Imana ikurimo ati ngiye nanayitinye nisi kubera iki ati umpanuriraga ibintu bikomeye kandi bigahita biba ati wampanuriye umuhungu wampanuriye uburwayi nari mfite ati narasenze pe ati ndasenga hose ndahazenguruka izi misozi wumvaga nazigiyemo ati ariko ikintu cyo wampanuriye ati cyarashobotse ati nagiye kwivuza yaragoye no mu mazuru
nawe ashaka nawe nanamuzana akazabitangamo n'ubuhamya arwamo no mu mazuru none hasigaye ndamuhanura ariko njye sinari nabizi ubuze amazuru nanjye nibuka ko mwamisane narwaye igiheri mu izuru oya we yararwaye binyama none hasigaye ngo yarivujije hose abadogiteri barananiwe n'ibitaro bya privé yarabigiyemo none arangije ndamuhanura ndavuga ati yani wowe binyibukije ati ndamubye ati mbonye marayika w'Uwiteka agukijije uburwayi bwo mu mazuru kandi ntabwo uzongera kuburwara ukundi uko gufuneka uhumekeraga mu kanwa niko Uwiteka Imana yambwiye ati nibyo rwose ati nukuri umukozi w'Imana uri mu mwuka w'Imana none hasigaye ubwo umuhanuzi mugenzi wanje none hasigaye arangije baragenda bavuye gusenga baravati twajya kugura akantu hariya tukaba tukagira ute tukarya arangije abatisha narasenze atari ko nabonye umukozi w'Imana ati mwese ubakuyemo ati uwo mukozi w'Imana ninde ati bwa si mama urugasi ati sini ati se yabagwanuriye ibiki byasohoye ati yaramanuriye amutondorera guhera ku mwana no guhera ku mirima yaguze ati yarikare kiri kintu yampanuriye mwese ngo musengaga mutari mwarabonye ati mwese ati si yose ati yaramanuye ngo Imana igiye kunkiza mu mazuru ati none ati kandi arambye ati marayika aragusura mu bicuko bya nijoro marayika uzakwibagira ati mbona marayika azanye imakasi akuyemo inyama ebyiri mu zuru rimwe no murinda kurama inyama ebyiri ati mbona arazitaye mbona ntonyanyirijemo iki umuti ati none ati kandi n'iryo joro marayika yansuye ati none narakize uwo muhanuzi arangije ararakara ariko ntiyabimwereka ako kanya baragenda bagiye gusenga nyuma aramuhanurira ngumva ukuntu Imana ivuze ngo Imana ndakumva ngo hari umuhanuzi waguhanuriye uburwayi bukomeye ngo Imana irabukiza ngo yaragiye kukugerekaho kurwaye uburwayi ngo uburwayi ngo bwa sida ngo umuntu mwirinde ngo numara kumwirinda ngo n'ibyawe bizasohora arangije avuga ati umuntu wampanuriye bino mwabibona undi wampanuriye bino akampanurira ibitangaza bya n'ibya simbibone nikure kuri bamahoro ga abantu nk'abo turabasuje banga kuva ku cyo bamenye nuko hasigaye anambaho nkuko Rusi yanambye kuri Nawomi nejo bundi yahuye n'ikibazo ndamubwira ati rero aba bose uko bari kukurwanya bose barakugwa imbere ubwo twaduhuriye ku bitaro ngiye gufasha iki umurwayi wari ukoze impanuka ndamuherekeza duhura n'abati ibyo biroroshe byahise binorohera yabyutse ari kunsetsa mu gitondo nabyutse ndi guseka ndagije ndavuga ati rero nta Imana ikoreraga guhomba neka nkubwire na Elisa yanambye kuri Elisa yanambye kuri Eliya amuboneraho umugisha afata cyangwa wamwitero afata umwitero ubwo rero bishatse kuvuga ngo David shobora kuvuga ngo bakashora agasozi kamwe kakashobora kunyangisha David akagatera nyamara nimfata igishura ce nzamuboneraho umugisha kandi umugisha nkagira ute nkawubona hari abantu bazi kwizirika nyamara David iyo umuntu twavuganye kuri telefone simfa kumuhomba ntago mpfa kumuhomba umuntu mwavuganye ntago mpfa kumuhomba ngo muhombe gutyo kuko wemeye ko umuntu aje mu mugambi w'Imana yaje mu mugambi w'Imana ntago mpfa kumuhomba kandi hari abantu batazi ko umuntu aza mu mugambi w'Imana buriya hari ikintu abantu batazi hari ibintu byitwa amasezerano abiri gusubizwa icyarimwe ntago mbizi ko nabisobanura abantu we ariko kino kintu nzagifatira umwanya hari umuntu wahize sibyo reka maheze igitekerezo hari umuntu wahize avuga ati Imana numpeze urubyaro ngewe umuntu umukozi w'Imana uzakoresha akansengera sibyo nkabona urubyaro uwo muntu nzamwubakira inzu undi nawe arasenga ati Imana ndi mu butayu kandi ndagukorera kandi wansezeranyije inzu ndashaka inzu yanjye ngira ute nyibone umva amasezerano abiri yasoreye rimwe none wawe ndari gusenga ati Imana mu rubyaro umuntu uzansengera nkabona urubyaro uzakoresha nzamwubakira inzu undi nawe ari gusenga ati Imana banyemereye inzu kandi ndagukorera inzu yanjye yimpe bose bari kugira ute bari kubaza Imana bose bari kubaza Imana ubwo ntabwo uri kumva ko amasezerano bagiye gusorera icyarimwe umwe Imana yamusezeranyije inzu undi musezeranye iki
urubyaro. Noneho wa wundi uw'Imana yasezeranyije inzu asenga wa wundi ukeneye iki? Urubyaro. Wa wundi urubyaro arubonye yubakira inde? Wa wundi inzu. Amasezerano abagira ute? asohorera rimwe kandi. Umwe ashima avuga ati Imana warakoze, Imana ndayibonye, Imana yambye ngo izampa inzu, yampaye inzu. N'undi naga avuga ati Imana warakoze, wanyemerera umwana ndagize ute? Namubonye. Nta kintu Imana umuntu yabisobanuye ngo buri muntu wese aza mu mugambi w'Imana. Buriya ni Imana yarambye ngo izampa inzu iturutse kuri wowe, izashaka igituma iyo nzu uzayiba. Erega njyewe nshobora no kugusengera ukampa ibyo ntafite. Mfite mwuka wera nawe hari ibyo ufite Imana ishaka kugira ngo mbe. Rero bivuze ngo buri muntu wese w'umuntu abonye nka gutyo ukabona mama wari ukabona n'umuhanuzi ukamwishimira, bivuze ngo bibaye byiza wamunambaho ukavuga ati ngereka mfate mama waruga nk'umuhanuzi, kuko nyine turaza gutanga nimero ya mama waruga. Bivuze ngo mama waruga kuba yaraje hano ni mugambi w'Imana, kuko ngiye guturanya abantu baza hano nanjye nta ruhare mbigiramo. Imana niyo yitoranyiriza, buriya abantu babikurikire neza, Imana niyo yitoranyiriza. Hanyuma mama waruga iyi minsi uri kuyibona ute? Iyi minsi ni iy'ubutabazi bati. Iyi minsi impamvu ari iy'ubutabazi David. Muri biravuze ngo dore ubwami bw'Imana buregereje. Kandi ubwami bw'Imana buregereje pe. Nkubwire ko bwegereje. Yego. Uri umugambi w'Imana ntiwaburizwamo. Nkubwire. Njyewe ejo bundi nafashe Imana yampaye urugendo. Yego. Urwo rugendo Imana irankoresha biriseriye kwa kundi bavango koko Imana yagize ute yakoze. Mbese kwako ni wambwiye ati ngiye hari igihe mbona Imana inkoresheje imirimo n'ibitangaza ngira ubwo ngiye gupfa. So wakambwiye ko kantura utwara igihe Imana gukoreshaga none ngo byari igihe Imana gukoreshaga igitangaza. Nje reka mbabwiye mwabantu mwebwe munkurikiye mwe tuzaturishimira Imana nti mu telefone ngo muvuga ngo mama waruga ngo yaransengiye ngo bigenda gute ngo byarabaye, kuko nanje abantu barandwanyaga. Barandwanyaga David, nje sinzi icyo kiganiro aho nagitangiye. Nje David nakubyuka Imana yankoresheje imirimo n'ibitangaza ngatabura ibintu baba baratabye mu musozi. Abantu bakampiga ku rwego nagize ute nanje nagize ute bampumanyije ngo iki nabo bakaza gukoroga. Reka twikomeze ko urwo rugendo rwagiye mu Kigali. Nagenda Imana inkoresha imirimo n'ibitangaza bati koko Mana twagendanye, kandi koko aho twagendaniye ntiwigeze untererana. Ariko uyu munsi ari ukundi kuntu waje bundi bushya cyane. Imana yankoresheje urugendo David. Ndavuga ati uru ni urugendo mu buzima. Wakora urugendo Imana ikagukoresha imirimo n'ibitangaza. Tana kamwe uteshutseho kagira ngo iyo nzu wayibayemo kuva bayubatse. Mbese bakagira ngo iyo nzu bapanga umushinga wo kuyubaka wari kumwe nabo bapanga n'umushinga wo kubyara ukagira ngo ni weho wari uhahagaze uri kuri tere byose. Ngo byo bapangaga byose waba guhari. Kandi wajya kuri ugasanga abantu nibwo bwa mbere babonye. Imana iragenda irankoresha David. Nagire ndavuga ati ku isi uko nasengaga ndavuga ati uko nasengaga ndongeraho kandi koko penda sengaga nta n'umunsi w'ubusa rero David uzongonye ariko Imana ikora akajeste ukona kuri kumwe nayo. Uwiteka ariko naragenda ndavuga ati Uwiteka bimenyekane kareho twavuganye ingenda imbere ikugenda imbere pe. Naravuga ati Imana hanga wangiye imbere ingenda imbere pe ingenda imbere. Hariho n'umuntu waje hano amara hano iminsi ahava pe abonye ikimenyetso cy'ibyiza ariko atabaho, ariko abantu baribagirwaga nta nubwo akimvugisha kandi yaramaze hano iminsi. Abantu sinzi ko tubayeho, ariko njyewe reka nkubwire iyo watabawe niyo wareka kumvugisha mfata undi nkamusengera nawe agatabawe. Nawe uwo muntu aba yaje umugambi w'Imana kandi bisubizo by'ababiri wawe. Mbikora iyo watabawe cya kibazo cya cyifuzo wari ufite niba David yari afite icyifuzo gikomeye tukagisengera. Mbaga ubwo communication twagiranaga ndende imba nyiparitse n'ubundi ngafata abandi. Nibyo ibya Yesu ni iki ni ku murongo. Wowe siko buri mu kazi kandi kazi uzahemberwa kandi nzahemba kandi pe Imana irahemba David. Imana irahemba atari bya bintu by'amagambo ngo impe 100 ngo Imana ikugirire neza. Oya, Imana irahemba. Umaze kubyemera? Ngiye maze kubyemera.
abantu kandi Imana ntabwo ikora njye umuntu arampamagaye David ati rero mama horuga ati ngewe umuntu yambwiye amaje kumbwira arambwira ngo iyo ukozi w'Imana ari kugusengera ngo utangaga umuhigo ukamuhama nk'amafaranga ngo wamara ngo niwe waje kuguza ngo ariko ukamuha amafaranga ngo none nashatse umukozi w'Imana ngo nsengeraga nsanga ni wewe ngo nubwo umuntu yabimbwirije ari kugira ngo nyamuhe none ngiye kuguza 3,000,000 ndafata imwe n'igice nawe ndi n'igice ninzabona amafaranga yose nzayishura nanje ayo yandi nkirute nyiyambishe 1,000,000 n'igice ndabanga uvuze ngo iki ngo ngiye kuguza nuguza uratega iki ndatega igipapuro uyahende nyaguye nyakoze iki abwira wowe nyakoze iki ngo nyine ngo nkugurire n'ibindi ngo nkugurire na telefone ngo yena niyo nakugurira amatelefone ya iPhone Satana akavuga ati koko nta telefone ufite ijwi rirambye ati mwana wanje iki ntago ari igihe cya nyacu niko Imana yisi kubwira ngiye ariko ntago ngera mu byati rero Imana ntago izanwaga n'ibitango mbongewe wampaye Imana nanjye hari biba bimbabaje ariko yenda byanyura muri wewe ariko mbabarira wigusa nuguza yakoresha na telefone ntuyingurire uburetse kuyingurira yewe ntabyo ngize ute ntabyo nshaka Imana yambyanga iki ntago ari igihe cya nyacu avuga ngo iki angije bati niwe umukozi w'Imana mbonye ati kandi uwo muntu yarazi ngo ndayamuha ngo iki aravuga si none uwo muntu ho nyine muheho 500 bw'iki yaguze nuyaguza urebe icyo yakoresha nigazunguka ntacyo uzishura ariko nanone ibyiza kubera ko nubundi mu buzima ntago ari bubi nubundi ndikumva ibyiza twasenga Imana igakuraho Yeriko ihagaze imbere yawe ariko numva amafaranga turasenga uziko niba umuntu umuhaye amafaranga mbere akubwiraga n'ibitari byo ari no kuntu amanza ari no kuntu bahita babura bakagenda bakabanza bakarya bakayamara abahanuzi bakazagaruka barayamaze akazakwandikira nyuma yarayamaze avuga ati none se Imana ntiyakoze imirimo n'ibitangaza niho bonye Imana ati narahuze kandi ifite n'ikibazo ngo narahuze ngo nanagiye kugusengera ku musozi ngo ni ya mafaranga ngo bugene yakoresheje mibi namubwiye toya ati kandi ubu ngubu ndaho ngasubireyo kugira ngo umwohereze ntabwo byandisha ibyo kujya by'ibwami ndigusaba ibitambo iyo barundi mu David shano ko 1,000,000 n'igice ni menshi miliyoni n'igice n'amafaranga menshi ku bantu bari mu Rwanda harimo n'abantu bashobora kuba badukurikiye batari bafata 1,000,000 n'igice mu ntoki ngo bayifatire imwe kashi nese munje nayifata kashi kona yendire Rwanda yabungana mu gakapu agira se ngubita n'ibihumbi 500 rebe urako n'iri Rwanda bibungana Rabana batari bayafata kashi ara yawo nana yafata bati Kasha avuga ati ye 1,000,000 n'igice yanjye iri mu nzu ndi kuyipangira cyangwa se iri kuri konti reka tuvuge konti we yaranayanshira kuri telefone none nta nubwo yari bishoboka yarahereza $1,500 kandi ukumva ko gagararenga bundi mama ruga ngashuha ndayangasha ndayanga ndavuga toya ariko abantu bumve banakuremo isomo mwumve ibintu mama uruga ari kuvuga nubwo tuba tubivuga duseka ariko ni ibintu babibabaje kandi ni ibintu babiruhije abantu bari mu nzira y'agakiza cyangwa se abantu bari kurekeza mu ijuru kandi wowe yamushenda namuze namubyatima bare mumbwire rumubwiye dusenge nanjye mbabare rwose umumbwiye nyuma ya kamera turi guhanira abazimo yangira umumbwiye nyuma ya kamera umumbwiye nyuma ya kamera utazamubwira undi inde ubwo ibanga nijyanje nawe na telefone nazamubwira undi oya ariko ngereka nkubwire ngere umuntu nk'uwo nguwo buriya Imana yagukuyeho amaboko ikemera ko umuntu atinyuka akabikubwira wowe buri Imana iba yamukuyeho amaboko noneho bigeze kuri ngewe nk'abantu benshi bancaho nukujya bamamaga ngo uyu muntu kana ko bamusiketse nibo mbona ntamuzi niba ntamuzi byo ntacyo byamfasha ariko n'ubundi nazanamumenya ngewe bakavuga kana ko bamuzi ati ndamuzi ngo mumureke n'umumamye
nkavuga ati ahubwo reba umukozi w'Imana nka mama Uruga ukunda vuga Imana abantu babyumva bikoremo isomo babikuremo isomo babikuremo isomo ryinshi ntabwo Imana ikora ikintu kubera ko watangiye noneho abantu nk'abo ngabo ukuntu biba bimeze yamara kujya mu madeni bakaza bakamutereza iki cyamunara akanga akavuga ati siko Imana yavuze ngo izankorera ibi ikabiteje cyamunara ukarangiza ukarenganya abamuhanuzi wanze amafaranga ukaba ari urenganya pe nzanywe n'ijambo ryo kukubwira ngo ico yanditse yagize ute yaracanditse. Hanyuma tugiye kujya mu ijambo ry'Imana muzi neza ko nkunda ijambo ry'Imana nkunda kumva ijambo ry'Imana njye mu bintu byose nakora nkunda ijambo ry'Imana. Sibye ko abantu muri iyi minsi ijambo ry'Imana batagishaka kuryumva sinzi ikibazo bagize abantu muri iyi minsi basigaye bakunda ibintu bitafite ubwenge bwinshi ariko nyamara ibintu bifite ubwenge bwinshi nibyo bintu byiza biri kuyobora abantu muri iyi minsi sinzi kuntu basigaye bameze nababwira ngo ubuhanuzi buzashira ariko ijambo Imana yavuganye natwe ntabwo bizashira ako gati sinaki iki mamoro nako kugira ngo kagire tume umenye ijambo ry'Imana riri ariko mamoro ujye ushaka ijambo ry'Imana Imana yambaye wise ushaka tuya ngo utahabura ni ijambo ry'Imana Imana yambaye mu kanya uje je ntabwo neguraga ijambo ry'Imana ni Imana imbwiraga ngo uvuge hano Imana igahita ikubwira ati rero mamahoro umunsi urageze ngo uvuge hano kandi ukureba mu gitondo nimugoroba nagiye gusengera ibyo ndabyiriza na mu gitondo yamasengesho yo gukora mu gitondo ariko mamahoro ujye gerageza ugende hari mu gitondo bwakeye pana saa 9 tuzahura n'ibibazo mu nzira njye ngeraga Imana itambwiye abayerwa na mwuka wera nibo bana b'Imana ntabwo nshobora kuva mu rugo Imana itambwiye ndakubwiye ngo jya hano buraraga ngo bya David uza amasengesho ya saa 9 njye n'abantu bampamagara saa 9 tugasengana niyo mpamvu nshaka kugira ngo ukore akantu ko gusenga saa 9 buriya umuntu ejo numvishe ukuntu ari kwiratira umuntu ukuntu twasenganye ukuntu yatabawe akavuga ngo kandi ni mama Uruga waza kumbyutsa saa 9 tukaja gusenga kuko twarasenze turazenguruka iwe Imana atubwira ati mugiye guhura n'umurozi kandi muramufata turamufata saa 9 z'ijoro mufata umurozi Imana atubwira ati hari ibikoresho bimwe mu byo agiye guta arabita turabitoragura Wiki ngo muroze nkamureba we nje urare nubwo numva nk'abantu bararoga sindabona umurozi umuntu waragira nubwo agiraga nubwo bwo kubyuka Yesi nje numva abantu ngo bararoga nkabona umuntu bakumushinja ngo yararoze ariko sindabona ari kuroga ubu bakagiye ko baroga twara namufasha umurozi ari kuroga none se kuki uba gusengeye nk'umuntu ngiye bara David ngiye izo mbaraga ndazifite zo gusengera umuntu baroze umuntu wamuroze akivuga wiki akivuga nyine hari umuntu baba ari kohereza imyuka mibi noneho bamwohereje imyuka mibi inda irabyimba barampamagara ngo nijye kumusengera ubwo rero ntadareka kurira kumusengera je ngiraga impuhwe nyinshi nangije turagenda turasenga nsanga bananiwe barambitse turasenga umuntu arivuga ati ningiye no murogeye mu birayi ibi nibi uragenda singenda uragenda ndagiye mu mbabarira aragenda turamutwika muramutwika ngereka mubwire nyine umva ukuntu byagenze nyine nako no kumutwika mu buryo bw'umwuka ariko nyine iyo umuntu avuze ngo ndapfuye ndagiye nazo byohereza uzi ngo uzagerageze urumva nuko yenda mu migi hari ibanza bitabayo mu mujyi bararoga mu mujyi ariko iyo ugiye kureba nka wa muntu Imana yavuze ukamubya umeze uteye we nawe warabimenyaga ko mutwitse akenshi uzaje kumureba uzasanga yagiye ku bitaro iyo mwamutwitse nka gutya ukuntu bimugira akahita nawe ku bitaro nawe ingaruka zimugiraho yaroze ariko ubundi Imana nta kintu na kimwe itakora sibye ko abantu bamwe ntazi ukuntu basigaye bafata Imana ariko burya Imana irashoboye byose hanyuma reka twige mu ijambo ry'Imana mamoro reka twige mu ijambo ry'Imana kadushye mu ijambo ry'Imana ni washyize ka gati reba nkako aho ngaho ka gati cyo ni kuri abantu zibo mu cyaro nta stress kugira ngo hatagenda reka mbere ka gati ndi kuvuga mutegereye naho hano yagashyize bakabonye
yego ni karibu n'ijambo ry'Imana. Nose ko turi abanyacaro twisomere. Imana ntiyakubwiye ko uzajya mu mujyi Kigali uzaturayo? Ntabwo ari bya hafi reka mbe ndi kuvyiriza mu cyaro. Ntiyakubwiye ko uzajya hanze Imana? Ntiyabikubwiye? Nzanagenda. Ubu ngo abantu badukurikiye ni benshi. Dore mama wari ugagiye kubwiza ijambo ry'Imana. Abantu bari za Mozambique, abantu bari muri za Amerika, amafaranga nta mafaranga ngahe mwategeye itike y'indege. Umukozi w'Imana akaza aho ngaho. Imana ikamukoresha imirimo n'ibitanga ntateze indege. Abantu muri za Amerika nta mafaranga ngana iki? Hari umuntu wamugenga azayintegera. Muri Amerika. Uye nibagutegera indege. Ngiye mfunguye ikirere cya mama Olga. Ikirere cyo kurira indege akajya gusengera abantu hanze. Kandi akagenda umuntu asengeye akira. Ntago ndumuhanuza ko nanjye ndabyizeye. Ni karibu n'ijambo ry'Imana. Tujya gusoma ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 19 umurongo wa 17. Haravuze ngo babamba Yesu. Yego. Nuko bajyana Yesu asohoka yikorereye umusaraba agera ahantu hitwa Inyabihanga mu Ruheburayo hitwa Igorogota. Bamubambanaho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu hagati. Pilato yandika urwandiko arushiraho ku musaraba rwanditseho ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda. Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda. Haleluya. Bo bamushinjaga ko yitaga umwami w'Abayuda. Noneho Pilato aje ari kwandika ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'iki w'Abayuda. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo hari abakurenganyije bavuga ko iryo zina ugiyitirira, bavuga ko witirira izina ry'iki ry'ubuhanuzi, ariko ngo nanone wa wundi wakurenganyije ni uzavuga ko uri umuhanuzi nyakuri. Dukomeze haravuga ngo urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi y'umurwa, kandi rwari rwanditse mu Giheburayo no mu Roma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati ntimwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. Haleluya. Pilato arabasubiza ati icyo nanditse naracyanditse. Amen. Niyo mpamvu nakuzana ijambo rivuga ngo icyo yanditse yagize ute yaracyanditse. Baje bari kuvuga ngo ahubwo urwo rupapuro rukureho, iryo zina rikureho, ahubwo wandikaho ko yiyise umwami w'iki w'Abayuda. Pilato arangije ababyanga icyo nanditse nagize ute naracyanditse. Kandi Pilato hari umwami nta wari wemerewe kugira ute kumuvuguruza. Bishatse kuvuga ngo icyo Imana yakuvuzeho nta kizagira ute nta kizahinduka, naho inyenyeri yagwa ntikizahinduka. Icyo yakwanditseho yaracyanditse no kugisojeje kugisoza kuko ari Imana ishoboye byose. Ni Imana itabara, ni Imana itanga itimana. Nyemera dufata n'umurunga dusenge, nitumara gusenga tubwire Imana nuriya musozi urahirima. Biremera kuko abantu bakabije kuba benshi. Wahuye na benshi uhura n'abarakubwira ngo Imana iraje, uhura n'abarakubwira ngo tanga igitambo, ariko nkuzanira ijambo rivuga ngo Yesu aje kukubohora. Icyo yanditse yaracyanditse. Igitambo Uwiteka yishimiye ni umutima umenetse n'amavi. Haleluya. Igishoro ni amavi. Haleluya. Byashoboka ko wategereje bikanga. Byashoboka ko n'uwo wahaye igitambo yarenze nyuma abonye ko nta kintu usigaranye kubera kuja mu madeni no kumuhereza igitambo abona biranze. Ariko nshatse kukubwira ngo asubira inyuma aje kugusengera nabi, ariko nkubwire ngo nkuzana ijambo rivuga ngo icyo yanditse yagize ute yaracanditse. Nta kizatuma izina ryayo ritukwa, no kubikora izabikora, kandi ije kubikorera kwiyubahisha kuko ari umutunzi w'imbabazi. Kuko bari baje bari kuvuga ngo Pilato ngo ntabwo dushaka ahubwo andikaho ko yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arangije ababyanga icyo nanditse nagize ute naracyanditse. Amen. Mu yandi magambo abantu bavuga amagambo Imana ikavuga ijambo. Yego. Kandi abantu bararoga ariko ntibaruga umugambi w'Imana.
abantu barakwanga ariko imana ntibakwangisha imana kuko ari imana ishoboye byose tugiye gufatanya weho hariho nabo baroze amaso babaroga kutareba kandi waravutse ureba haleluya hariho nabo baroze amaguru kandi baravutse bagenda ubu bakaba bagenda ku mbago kubera ibyo tugiye kubisengera amen tugiye kubisengera ibyo weho ubona ko bitashoboka David ibyo ubona ko weho kubona imbere yawe ari igikuta tugiye gusenga haleluya reba iyo imbere yawe hari igikuta nk'ubu kano kanya ubu ino mikoro iri hano nayihishe ntago wayireba hano hejuru ndi kuvugira aho ntiwahareba ibyo ngibyo utari kureba tugiye gusenga igikuta kiveho urebe haleluya urebe ibiri imbere haleluya kuko muri byavuze ngo nimuze dutegereze igitondo ngo twiringire imana yacu ngo nizakora imirimo ngo hanyuma izirukana satani ngo izategeka isi yose ngo tuzanesha nidusa ngo kuko imana igitwumvira ntabwo wasenga ngo imana iteke kukumvira haleluya ntiwasenga ngo imana iteke kukumvira kuko imana ni umutunzi w'imbabazi kandi ugutwi kwayo ntikwapfuye ngo inanirwe kumva haleluya kandi ikiganza cyayo nticyaheze ngo inanirwe kugira ute gukora izere imana hari umuntu David ejo bundi twahuye arambye ati pe niweho muntu nabonye kandi twahuriye kuri YouTube numva wansengera abandi bose narabanze ati bitewe nibyo nagize ute nababonyeho nibyo naciyemo ati mbabarira uzambera umwana mwiza nabyo ati nta bazimu mfite ku buryo twagira ute twatana mbabarira uzamboneho umugisha nanjye nyigira ute kubonereho umugisha haleluya kuko na Rusi yanambye kuri Nawomi amuboneraho umugisha ngiye nkunda kukubwira ngo nitwizera tuzabona cya gihugu twasezeranye kandi iyo ni inkuru nziza haleluya iyo ni inkuru nziza byashoboka ko hari amateka mabi yakuranze ariko Yesu ni umwami wibagiza amateka akakuzanira iki akakuzanira ijambo kuko ari imana igize ute ishoboye byose ni imana itinda kurakara David ikihutira kubabarira tazagira umuntu ukubwira ngo imana irakwica imana ntago yica umuntu wayo ntabwo yica umuntu we yagize ute yaremye ahubwo ikurindira cyakindi yakuremeye ikakugoyagoya yangiza kagira ute ikakubona mu mwanya w'igize ute igushakamo tugiye gusenga isengesho ryo kubohoza David nshaka kubohoreza abantu ibyabo byafashwe haleluya ngo imana ikunyagire haleluya imana kunyagire urushako rwanze imana runyage ruze haleluya amadeni yanze kwishyura imana kunyagire wishure haleluya umva akazi kanze imana kunyagire haleluya ikunyagire nimara kukunyagira haleluya uziko abisiraheli yabakuye mu bunyage kuko barabanyaze haleluya imaje kubakura mu bunyage irabanyagira nabo bargira ute babona ico kuri tuzana ijambo rivuga ngo ico yanditse uwiteka azabe kandi haleluya ngo ijambo riravuga ngo hahirwa uwavuganye n'uwiteka hahirwa ufite nzayimana haleluya ariko iyo nzayimana urayisigasira haleluya ariko umuvanga imana yarambeshe imana ntago ibesha haleluya ahubwo imana ntayakubeshe uwakubeshe n'uwagusengeye haleluya kuko dufite abantu benshi bazi ko bavuganye n'imana baravuganye n'abantu yego haleluya baravuganye n'iki n'abantu imana muri zino minsi iri kubanga abantu ntibagabanya akavuye kuko abantu bakabije kugira ute kuba benshi rero ubyima abantu bamaje kuba benshi David imana yabwiye Yosuwa ngo haleluya manukana n'ubwo bwoko ubujane ku mugezi numara kubujana ku mugezi nurabona ingabo zo muragira ute murafatanya umurimo abantu bakabije kuba benshi abantu haleluya abantu benshi bitiriye iki izina ry'Uwiteka ariko imana yo mu ijuru ivugana nanjye ngo nimbwira abantu bave mu rujijo bakurikira imana haleluya wanze gusenga ugiye mu bapfumu umupfumu arakubesha umupfumu ikira gukorera araguha imiti yazipfundikanya ariko nusenga imana uri hanze urampamagaye imana yavuze ngo iragukijije kandi ubwo burwayi ko kuraburwaye ufite ingorane imana hanyuma za miti se watumaga
za mitiwa ico yanditse yagize ute yaracanditse. Uri data wa twese mwiza, uri Imana yacu, uri umushumba mwiza uragira ntuzimize, uri Imana imwe mu isi no mu ijuru, uri Imana yahanitse ikirere nta muyaga nta mufundi, kuko wihagije kandi kuko wishoboye. Tuje imbere zawe, reka utwejeshe amaraso yawe, reka umuco wawe enevokide mora shayinigerere tutayagerere jezienemo. Turasenze kugira ngo imbaraga zawe zibohora ubwoko bwawe. Ndumva imbaraga zawe zibohora, imbaraga zanjye zo zirema amashimwe, zirema ibifatika, zibohora abantu benshi bakuye muri gereza y'urushako rubi, gereza y'ibyananiranye, gereza kuremara, gereza ya kanseri, gereza ya pararize, gereza yo kudashaka. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze kugira ngo imbaraga zawe no gukomera bize bibane n'ubwoko bwawe, bitegeka ku isi yose. Umurimo wawe wamamare ukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Turizeye kandi twizeye kuzabona kuri cya gihugu cyiza wadusezeranyije, kuko Kristo ijambo ryawe riri gushaka gusohora vuba, kandi ko kukwemerera agakingura umuryango w'umutima. Uwo nguwo ubasha kumubona, uwo nguwo ubasha kumukunda, uwo nguwo ubasha kumukuza, uwo nguwo ubasha kumukuraho icyangiro, uwo nguwo ubasha kumukoresha imirimo n'ibitangaza. Uracyari Imana, ugira neza bugaca bukira. Twakubonye ukora byinshi, ibi ngibi ntabwo ari byo unaniwe. Reka uhumanura ubwoko bwawe. Hari abahumanyijwe kugira ngo nibagera mu bandi ntibagaragare, abo ngabo nibagaragare mu izina rya Yesu Kristo. Hari abafite agahinda, hari abafite amarira, abo ngabo ako gahinda kabasohoremo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo utegekeshe, koresha itegeko, kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Kandi Pilato nawe ntago yisubiyeho ngo ahindure rirazina, yaravuze ngo ico yanditse yaracyanditse, ngo nta kizatuma izina ry'Uwiteka ritukwa. Nawe Kristo ntacyatuma izina ryawe ritukwa. Tabara abantu bawe, kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Turacagutegereje, ubereye mwiza bagutegereje bose. Urakoze kumvisha gusenga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hanyuma mama Julienne mama Julienne, ariko byose nibyo tu mama Oro, turagushimiye cyane kubw'ijambo ry'Imana. Nize ko abantu badukurikiye bumvise ijambo ry'Imana nkuko wabivuze neza. Ujya gutanga ijambo ry'Imana tubahanuza buzarangira, ariko ijambo ry'Imana ntago rizasaza niba abo bantu bari gukurura neza bagakurikira tugezemo n'icyake cyo kutumva ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu nanjye nabasigarije akanya gato ngo mukomeze mwumve ijambo ry'Imana, nkanabashishikaza bavuga ati nta mpamvu yo kutadukunda, kubera ko twe tuba dufite akanya k'ijambo ry'Imana. Abantu bakunda ijambo ry'Imana bo badukurikira, ariko usibye ko nabonye abantu muri iyi minsi basigaye bareba ibindi bintu bitandukanye n'ibyo Imana ishaka. Kandi ikindi cyo gihe cyo kugira ngo abantu bumve icyo Imana ishaka kubabwira. Turagushimiye cyane rero, nkuko nabisazaje abantu tugeze muri kakanya ko gufata nimero y'umukozi w'Imana. Umuntu yifuza gusengana nawe, ndabizi mukunda ko mwavugana n'umuhanuzi w'Imana, umuntu w'Imana, cyane cyane nk'abantu bashaka kumenya amakuru yabo. Nibyo kumenya amakuru yawe, urugendo rwa ruhagaze rute, ikintu cyose no kubanza mwabaza Imana, mukabaza Imana ati se Mana kibi ngibi ngiye kubijyamo, uri kumwe nanjye, kibi ngiye kubikora uri kumwe nanjye, Mana nitware nte makuru nyine, ukamenya amakuru yawe aba ari byiza kurushaho. Reka rero duhe nimero yawe. Nimero yanjye ni 078 08 966 019. Yego. Hanyuma reka tugusabe dushyire imbere y'Imana, ariko dushyire imbere y'Imana ngo ku byifuzo byacu dufite. Reka banze ntange no tangazo. Uwo muntu wadukurikiye kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tugigezaho buri munsi ku munsi. Nusoza gukora subscribe urareba inshuti zawe ukunda, ntureza inshuti zawe udakunda. Yesu avuze ngo nkunda bankunda, niba bivuze nabi namwe muzatubwiye, kuko Yesu avuze ati mukundane. Byose ni kimwe no gukundana, ukareba inshuti yawe ukunda ukayiheza kino kiganiro cyangwa se ukayigisangiza kugira ngo byose bikomeze kugenda neza. Juliet, dusengera abantu bose badukurikirana bafite ibyifuzo, nanjye ndimo. Ni karibu. Mana nziza, data wa twese mwiza, umuremyi isi n'ijuru, izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye kuri Imana yabanye natwe mu kiganiro, tukaba tugisoza amahoro, izina ryawe nirishimwe. Bibaye ngombwa ko tugiye gutandukana, ariko dufite ibyifuzo. Tugiye gutandukana ku bw'umubiri, ariko ku bw'umwuka turi kumwe. Nsengeye buri umwe wese ufite ibyifuzo bitandukanye, reka umusubirize kwibesha kwawe.
reka ubohore byinshi kandi ugaragaze byinshi kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Nsabiye ibyifuzo buri mwe wese uri ku isi, icyifuzo cy'ubuzima. Nsabiye ni ukuri Kristo igihugu cyacu. Nsabiye iby'abaturanyi, genda ubayobore kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Ndasenze kugira ngo Kristo buri mwe wese umuteze intambwe kandi buri mwe wese uri mu bibazo ubimusohoremo kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Ndasenze mpamagaye Imana ishoboye byose, turi mu isi y'ibibazo ukaba mu ijuru ry'ibisubizo, kandi icyo ngukundira nuko udasubiza nk'abantu ahubwo usubiza nk'Imana. Reka buri mwe wese umuhereze ibisubizo kandi buri mwe wese umuhe ibasha imukwiriye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.